abandi bakurikiyeho tujye kureba uburyo bagiye kubyitwaramo hariya iyo bunamye hariya baba bakoze iki hariya hariya urabona Gusuhuzanya? kuri babanza gusuza side ya VIP kuko niyo mpamvu baba bakina aba arbitre baba bareba kuri side ya VIP babanza gusuhuza VIP ubundi bagasuhuza barebana abakinnyi noneho bakinjira mu kibuga bahereye kuri aka bagatangira kurushanwa ubu dutangiranye uyu mugabo aka ni Duplessis Michael wo muri Afrika y'Epfo wo muri Afrika y'Epfo niwe aka akaba agiye kutwereka Kata nawe kariya ni ukuzamura umwuka ni gute hariya ni buriya no muri Kata habamo n'uburyo umuntu ajera umwuka umuntu ajera respiration kugira ngo amamuvuma agende neza kandi bitaza kumunaniza kuko atajera umwuka neza bishobora kumugora ari muri aya mamuvuma kuko ni amavuma asaba imbaraga cyane ni amamuvuma asaba imbaraga bisaba rero ko hari ukuntu asenkoroniza ayo mamuvuma n'umwuka we n'ukuntu asohora umwuka kugira ngo abashe kuzikora neza ntiyahagire nabyo bishobora kumutesha amanota kubera kwahagira no kwica iyo ritme ya respiration yanagiye cyane bituma ashobora no kunanirwa vuba cyangwa uburyo agenda akina ya makata wenda imbaraga yatangiranye nazo ugasanga wenda bita atabimetiriza ku rwego rumwe kandi ibyo bitesha amanota cyane kuko muri Kata ingufu watangiranye nizo ugomba gusozanya rero akaba ari witwa Duplessis Michael wo muri Afrika y'Epfo Afrika y'Epfo nayo ni itangiye kuzamuka cyane muri level ya karate cyane cyane muri Kata ahangaha niyo mpamvu ubona bagize n'umukinnyi witwaye neza ugeze kuri level ya final abatubibutsa ko ari abajunior kubona kubita kiri komeye cyane hariya iyo bayita kiyaye muri karate asoje rero Kata ye ubu agiye gusubira inyuma buriya hari na system yo kwinjira ubona ko atigeze akata ngo asubire inyuma agende ibyo byose barabibara na byose barabibara sese uburyo winjira muri terrain ushobora kwinjira nabi bagahita banakwirukana ugahita utsindwa utananakinnye uyu rero ukurikiye akaba ari witwa Bakwadi Ofentse wo muri Botswana ibyo akaba yambaye umukandara w'ubururu ariwo aka ni awo ceinture bleu awo aka ni uwambaye uyu nguyu yambaye ubururu akaba ari muri Botswana uko tumaze kwibabwira ubu ngubu akaba ari uwo mu gihugu cya Botswana Bakwadi Ofentse Botswana nacyo ni igihugu gikomeye muri karate cyane cyane ndakibuka guhera nko mu bihumbi 2007 ni igihugu cyakunze kugorana cyane muri karate yaba Kumite ndetse na Kata n'abantu b'abahanga cyane mbibutse ko aya marushanwa murimo mukurikira mu kanya aza gukomeza kuri Azam Sports 2 guhera ku isa 12 n'igice akaza kuba ariho muza gukomeza kuyakurikira rero ntimugire ngo araba yavuyeho arakomeza kuri Azam Sports 2 urabona ko mouvement zirimo concentration urabona synchronisation urabona ikintu kijyanye n'umwuka urabona uduposition urabona abahungu bo muri Botswana ni abahungu b'abahanga cyane Romario ni abahungu b'abahanga ku buryo biraza kugora nkurikije uko ndi kubibona
uyu mugabo wo muri Afurika y'Epfo ntago yorohewe ntago yorohewe kugeza ubu. Bisobanura impamvu atorohewe. Impamvu atorohewe nuko urebye amamuvuma ye, urebye uyu nguyu aramurusha ingufu. Uyu muhungu wo muri Botswana aramurusha ingufu, kandi noneho yanakoze kata ikomeye ugereranyije n'iyuriya wa South Africa. Niye nayiperforminga neza rero arahita amutsinda, natagira ikindi kintu natagira indi rwangendanye byanze bikunze. Uyu mugabo wo muri ashaka kugira amahirwe. Urabona ko n'abagenzi be abo bazanye barimo baramuciyaringa bamuvuga ati komerezaho, shyiramo akabaraga. aramutsinze hano ko babusanyijeho babiri babonye bleu, babiri bafahisemo uwa Botswana, batatu bahitamo umunyafurika y'Epfo. ntabwo yari yorohewe, ariko ntabwo yari yorohewe nubwo amutsinze. Bigaragara ko harimo cya kintu avugaga cya appreciation nanone ya arbitre bitandukanye, ariko rero ni Duplessis Michael wo muri Afurika y'Epfo akaba ari we utsinze. Aha.